komereza aho ukomeze igihe natwe tuba tugihagaze tuzakomeza ku ruhande mwakoze. Nukuri nubwo naba mfite ibibazo bingana gute ariko ndumva ngomba kumushyigikira uburyo bwose bushoboka. Mu bushobozi dufite tuzaba tumukoreye indirimbo imwe, ariko bitavuga yuko tutazakomeza kumufasha uko imbaraga zacu zingana. Ibishoboka byose tuzabimufasha nakomere. Mukomeze tunezerwe. Naragutoranije nakumenye kera utaramaho kugura nzakugenda imbere aya makosa uri umunyembaraga haleluya naragutoranije mwana wanjye nakumenye kera utaramaho kugura nzakugenda Goodbye.
abo bakomeye nugera akaringaniye umunataringaniza isarura irikwinjiza ubuzima gite itoni uzimira ariko ziraga umunyembaraga naragutoranije nakumenye kera nakujyanye imbere kizasohora ijambo ry'Imana icyo yavuze kizasohora ijambo ry'Imana icyo yavuze yarakivuze icyo yavuze kizasohora ijambo ry'Imana icyo yavuze kizasohora ijambo ry'Imana amabisa icyo yavuze icyo yavuze kizasohora ijambo ry'ukuri icyo yavuze kizasohora ijambo ryayo n'ukuri icyo yavuze kizasohora ijambo ryayo n'ukuri we icyo yavuze kizasohora ijambo ryayo n'ukuri we icyo yavuze kizasohora ijambo ryayo n'ukuri we n'ukuri we n'ukuri we n'ukuri Amen. Abantu rugenda bambwira ngo mutubwire nimero ya honera. Amen. Kugira ngo bino bihangano abijyane muri studio, sibyo? Tugomba kumutera inkunga rero. Uri buze gushaka microphone ndaza kwiguhereza. Ariko antreze kambabwire nimero ye, sibyo? Babandi bayinsabye. Nayindi kunama. So 07 ndikubareba abantu ari kumbwira 0788 none nabo abantu bashaka kuvuga batavuga twakira aba mbere tukomeze 0788 kane kabiri gatandatu gatanu umunani subiremo iyo okay namwe mufate telefone zawe 078 kane gatandatu 0788 kane kabiri gatandatu gatanu umunani twabyumvise. Noneho kandi rero umuyobozi w'igisubizo mu kanya arambwiye ngo muhereze ijambo, reka musabe kugira ngo atambuke aze aricyo ashaka kubwira honera.
na mama Christian nabo bahita bakurikirana noneho tuze dukomeze twongere tu ariko muri kumva muri zino ndirimbo ari nziza icyo yavuze izasohora ntabwo twaje tuzi ko ari fundraising ariko ntabwo twabura kumushyigikira envelope yacu tuzayimugezaho mbere ko asubira mu Bugande amaze igisubizo muri minisiteri ariko iranashyigikira sinumva ukuntu umutima wa Kristo ibintu byahindi nyine Kristo adusaba mama Christian ariko hari undi muntu nari n'abashaka Amen. Hallelujah. 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 Imana ishimwe ko dufite abana bafite impano. Yesu ashimwe. Njye nifuje kubahesha umugisha ari batatu. Hallelujah. Amen. Poli wazanye imbere. Poli tatu. Vincent nawe niyegere hano. Hallelujah. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwimana Immaculée. Ariko ndifuza ko n'urubyaro rwanjye ruza hano imbere. Jeannette na Christelle Nimuze. Hanyuma Poli yarantumiye muri Zayoni. Ntabwo byagenze neza kuko dutinda duha amakorale indirimbo noneho abantu bagataha batitanze. Rero nari nitanze ariko nari mfite ideni ryawe. Nemeye kuguha 20,000. Njye n'umuryango wanjye twazanye uyu ndi nyirasenge uriya n'umukobwa wanjye wa kabiri. Mu buryo bwo gushima Imana rero kuko Imana yabagiriye neza abaye impano. Abisi iyo baririmba ubona abantu biva inyuma ariko iby'Imana tubabashisha. Rero nawe umbabare ko sinabyiteguye nawe ndaguha 20,000. Vincent ari izina ryanyita ngo ndi manager we kandi nta kintu nanakora kuri we kandi yasohoye indirimbo. Vincent ndavuga iki reka nzagushakira envelope. Aba rero nabo ni abakozi nabo bagira icyo bavuga. Amen. Sinzi na pole kwa shaka. Haleluya. Amen. Nishimana ko nageze hano. Sinagenda ntakoze kuri mugenzi wanjye. Ariko kubera ko ari inshuti yanjye tuvugana buri munsi, ariko natekereje kumufasha. Iminsi y'akazi yazandeba ikimushyikiriza. Haleluya. Ntabwo mwahereza Imana amashyi menshi ku bintu. Yongera aririmbe sibyo? Yongera aririmbe? Yego. Okay. Ukomeze tukanayo.
Yeah.
ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo mfate umwanya mbashimire umunezero mfite sinzi haleluya haleluya bishop yavuze ngo tugiye kugira ngo tuzamure amaboko ariko mfashe mwiza amaboko tuyazamura Imana mukabyara ndashimana kubw'iyi gitaramo ndashimana kubwo abantu baje tugafatikanya gutarama ndashimana kubwa Gisubizo ndashimana kubwa Heritage Group ndashimana kubwa Fatherhood Gospel Music ndashimana kubwa Fatherhood ubuyobozi bwose bwa Fatherhood bwakoze kwishyira kugira ngo tutarame mu by'ukuri nari mfite impamvu nyinshi zagatumye postpone iki gitaramo ariko umunezero nari mfite ntabwo wagomba gutuma natarama uyu munsi Amen. haleluya rimwe na rimwe iyo turi kumva indirimbo tuba dufite amashimwe yihariye ari behind the scene inyuma iriya y'ibikuta abantu batabona ariko tuvuga ngo uravuga utegeka bigakomera hari ibintu byinshi tuba twibutse Imana gukora ubuzima bwacu umwana w'umugisha w'abakozi komera mwana wanjye komerezaho ukomeze igihe natwe tuba tugihagaze tuzakomeza ku ruhande mwakoze abakozi umubyeyi amen mama we yashatse gufata ijambo kugira ngo agire icyo avuga kuri amena yesu ashimwe natwe turishimye cyane ngira ngo muzi ibibazo byugarije urubyiruko rero turashima Imana cyane ko twabonye umwana aza ari muzima twari duhangayitse twumva ko abana benshi ariko usibye n'abandi benshi bakunze kujya iyo hirya bakunze gutwarwa n'ibiyobyabwenge za kanyanga urumogi ariko ndashima Imana ko umwana wanjye namubonye ari muzima nkamubona aririmba indirimbo z'Imana yaragumye mu Mana amen rero icyo kintu kintera kwishima cyane kandi nawe nkamushima nkumva nzakomeza kumushyigikira kugeza igihe nzapfira nukuri nubwo naba mfite ibibazo bingana gute ariko ndumva ngomba kumushyigikira uburyo bwose bushoboka mu bushobozi dufite tuzaba tumukoreye indirimbo imwe ariko bitavuga yuko tutazakomeza kumufasha uko imbaraga zacu zingana ibishoboka byose tuzabimufasha nakomere kandi nabwo turabashimira buryo tumwitaza si kenshi umuntu ahamagara abantu nta biryo arabaha nta byo kunywa ariko bakamwitaho bakaza bakamushyigikira rero namwe ndabashimiye cyane Haleluya. Naye nitwa Senase wabere n'inshuti yanjye hafi cyane arabizi mu gihe maze tuziranye iyo mukeneye aranyitaba nubwo yaba afite ibintu byinshi bimugoye ari gukora arigomwa akanyitaba Imana imugisha hanyuma nanjye serere yanjye nisohoka nimeye ku kwezi nzamugezaho envelope yanjye kandi Imana imugisha Yesu ashimwe amazina yanjye nitwa Damascene
ndanezerewe uyu munsi gahunda ajya kujya kwiga ni inshuti yanjye cyane yarabibwiye nibaza umuntu ugiye kuva mu Rwanda hari ibintu byinshi agakwiriye kwiga ntabwo numvaga ko muzika ari ngombwa ko umuntu yafatira umwanya umwaka imyaka 2 imyaka 3 akajya kwiga ntabwo nabyumvaga neza ariko ubu nibwo mbonye ko byari ngombwa ko ajya kwiga none ndagukunda ibyo nibyo byo urabizi kandi niteguye kugushyigikira uko ncojwe nuko Imana izabicoje nzagukorera audio y'indirimbo imwe kwa wa muntu twavuganye rero abantu bose bavuze amvirope nabo bafashe amasura naza kuba nafite ubwande kubafata amen reka basabe kugeza ubu tugiye gusoza igitaramo cyacu cyangwa mushaka izindi ndirimbo muri icyongereza cyo mu Bugande Father ngwino turi imbere Father indirimbo mu Kigande mu cyongereza mu Kinyarwanda noneho tuze dusoza dusenga turasaba kubwira mu Kristiya aze kudusoreza n'isengesho baba ari ibyo muraze kudufasha cyane ngo y'icyongereza talk to this heart of mine about the secrets of your kingdom. Reveal yourself to me.
bari hano murakoze Imana ibahe nakifuje ko dufatanya tugategura igitaramo hano muri Musanze ndashaka gutegura igitaramo cya kabiri muri Musanze nakoze tuwa iva Uganda ikindi giterane kizabera Uganda ejo bundi ku itariki ya 26 mu by'ukuri abantu benshi bamaga impamvu bavuga ati muri Musanze nta bantu bakuzi ugiye gutegura igitaramo n'ibyo tubireke abantu ntabwo ari cyo gitaramo ntibiva ku mutima w'umuntu bisanga abantu numva cyangwa utarama kandi abantu baje dufatike dutegura iki gitaramo muri Musanze birashoboka cyane nimuza mukazana abandi bangana namwe ubutaha n'ubutaha tuzategura igitaramo muri Musanze turikiye Rwanda icyongereza mu Uganda Imana umugisha murakoze ijoro ryiza reka dusenge Imana numvaga Poli wajya hariya na Visa noneho SP na mama wa Honor bakaba baragiza umugisha w'Imana Data mwiza ducishijwe bugufi n'icyubahiro cyawe tweretse abasore bacu mwami impano yabo reka uyagure data kuko ijambo ryawe ryarabwiye neza ngo nitugufata nk'Imana y'Inyembaraga ku ruhande rwacu uzaza nk'umunyembaraga data ngo nitugufata nk'umunyantege nke uzaza nk'umunyantege nke itangiriro ryabo ryari rito ariko iherezo ryabo ni rinini mwami niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impano yabo ukomeze uyagure Yabesi amaze kwisobanukirwa yarasenze aravuga ati Uwiteka mpindura amateka reka uhindure amateka y'aba basore reka Uwiteka wagure imbago zabo reka ukuboko kwawe kwiza kuzakomeze kubana nabo data turakwirigiye kandi turakwizeye Yabesi arangije gusenga aravuga ngo uzamurinde ibyago bimubabaza abo basore bawe mwami ni abawe ababyeyi bo ni abayaya ariko kuko bafite mu biganza byabo Uwiteka reka amateka yabo azivugire batavuze reka imirimo yabo data twavuga byinshi ariko tuzi neza ko natwe wajya utwereka ukuboko kwawe mu buryo butangaje turaguhamya rero tugufite ntacyo tuzakuburana turakunezerewe n'abandi babonetse hano kugira ngo bahe umugisha wari ufite umubabaro n'umunezezi wari ufite ikibazo ntugikemure wari ufite umutima ubabaye n'umuha ibyishimo kuko ntawaje imbere yawe asubire uko yaje ntabwo ukoreye ngo azakorwe n'isoni ntabwo ukoreye ngo azikorere amaboko kuko ni ku ijambo ryawe ryambwiye Dawidi abivuga neza ngo nari umusore ngo none ndashaje ngo sinigeze mbona umukiranutsi atabwa ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize haleluya mwami tugukomeye amashyi tukuvugirisha impundu kuko ubikwiye mwami urakoze gitare cy'amahanga reka kubaho kwawe kuzagaragarire mu maso yabo kandi igikundiro cyawe nk'uko cyabanye na Joseph ariko kizabana nabo urakoze byiringiro byacu dusabe umugisha ababyeyi babo baritanze mu buryo bashoboye bemerera ko abana babo bagukorera Uwiteka nabo uzabahe gusaza neza bazajye mu nda y'isi imvi zarabaye uruyenzi kuko waravuze ngo nitugukorera nta
nta ndwara zaragwa iwacu. Urakoze Uwiteka, urakoze byiringiro byacu, urakoze gitare cy'inganzamarumbu, byiringiro byacu, soko idakama. Nukuri data twavuga byinshi ariko ntiwakira amashimwe ava ku ndiba n'imitima yacu. Urakoze data, reka ishimwe n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose tubisabye byuririze mu izina rya Yesu. Mutane n'amahoro ya Yesu.